Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakorera rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, ukeneye kwiga mudasobwa mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cya nyacyo. A, uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D, hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cyamaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hazo kikuri nta kindi ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano harimo za modoka zigenewe gutwara ibicuruzwa. Rero ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri. Ikinyabiziga imbere yawe kiragenda buhoro, imbere yawe mu muhanda nta kibazo kunyuranaho ugomba gukora iki? Uri kugenda mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, bivuze ko uri kugenda mu muhanda ariko hari ibindi binyabiziga biri kuza bigusanga. Ni umuhanda ubisikanirwamo. None imbere yawe hari ikinyabiziga kiri kugenda gahoro kandi imbere uri kubona nta kibazo gihari kunyuranaho. Ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kukinyuraho bikorewe ibumoso. B, kukinyuraho bikorewe iburyo. C, kukinyuraho ukoresheje uruhande urwo ari rwo rwose. D, ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari isomo cy'ukuri, B ikaba ari isomo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona isomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, kukinyuraho bikorewe ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Rero mu gihe uri kubona kiri kugenda gahoro kandi imbere ukabona nta kibazo gihari, ukabona imbere uri kureba mu ntera runaka, ukabona imbere ntago ari mu koni, ukabona imbere nta bindi binyabiziga byaje, ukinyuraho bikorewe ibumoso. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ubwire ubwoko bwa kode ukeneye tugufashe ko na kode iminsi yose barakora havuyemo ku cyumweru. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Tukwigisha nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntiyahora yaka, agomba kuzimwa ryari? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. B, ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera kuri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikira cana zimya vuba vuba amatara maremare. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari isomo cy'ukuri na B ikaba ari isomo cy'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari isomo cy'ukuri, B ikaba atari isomo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari isomo cya nyacyo. Hano urabona isomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ushobora kuzimya amatara maremare iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Birumvikana wareba muri metero 200 imbere yawe, aba ari ku manywa ntago ari ngombwa gucana amatara maremare. Ariko hari igihe uri no kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona umuyobozi w'ikinyabiziga ashaka nko kudepasa umuyobozi w'ikinyabiziga umuri imbere, ukabona ari gucana azimya vuba amatara maremare. Nibyo kuri B. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ko A ni igisubizo cy'ukuri ariko na B ni igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramuskiyandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo yakanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, umuyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Akanyabiziga karasunikwa ariko ibyo gatwaye biri gutuma umuyobozi atabona imbere neza. Ese umuyobozi wako aba agomba gukora iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, gushaka umuherekeza. B, gukurura ikinyabiziga cye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni B, gukurira ikinyabiziga cye. Kino kibazo impamvu abantu benshi bakunda kukica, iyo bavuze ngo umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye akanyabiziga gasunikwa ariko ibyo atwayeho biri gutuma atareba imbere neza, abantu bahita bimagina iso kinyabiziga ni ikihe, agahita yimagina mu modoka, karebera mu modoka. Oya, birashoboka ko na twatundi two mu masupermarket hano mu masoko muhahiramo i Kigali, twatundi ushobora gushyiraho ibicuruzwa ukabona wenda biri gutuma utareba imbere neza, wajya imbere ukagakurura. Na kara na akanyabiziga, ntago wavuze, iyo vuze buri gihe ngo ibinyabiziga ntago ari kuvuga imodoka cyangwa amakamyo. Oya, naturiya natwo bashobora kutwita ikinyabiziga. Ndakeka ko waramusamo B. Rero mu gihe ibyo utwayeho biri gutuma utareba imbere neza, uba ugomba kujya imbere ugakurura ako kanyabiziga. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuskiyandika ku papuro. Kibazo cya gatanu kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Nijoro igihe ijuru rikeye birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. None amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo abagomba kumurika mu ntera ingana iki? A, metero 100, B, metero 50, C, metero 40, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 40. Amatara yo kubisikana amurika muri metero 40 nijoro igihe ijuru rikeye. Amatara maremare ni muri metero 100. Amatara ndanga cyerekezo ni muri metero 150. Amatara ndanga burumbarare ni muri metero 200 nibura. Ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya bifite amakuru itubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tukahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Kibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isangano rifite ishusho ya T. B, inzira idakomeza. C, aho batelefonera. D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa kigaragaza ko inzira giteye mu ntangira idakomeza. Kubera iki bagishyiraho? Birashoboka ko waba uri kugenda mu muhanda ukabona inzira ishamikiye ku muhanda urimo, ugahita uvuga ati mbonye umuhanda w'ibusamo, mbonye inzira y'ibusamo, reka nce muri iyi. Rero mu gihe iyo nzira ishamikiye ku muhanda urimo idakomeza, bateraho kino cyapa mu ntangiriro bakubwira ngo ino nzira ntikomeza,
ntuyitiranye ngo uvuge ngo ubonye inzira y'ubusamo nugera imbere ubura inzira bigusabe kongera kugaruka. Murabizi bino byapa, ibimenyetso byo mu mihanda bishyirwaho kugira ngo birusheho korohereza abantu bari gukoresha inzira nyabagendwa. Rero kino cyapa ahantu giteye mu ntangiriro, iyo nzira ntabwo yikomezamo kubera ko ntabwo ibikomeza. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo akakubaza ngo ese icyapa kigaragaza ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ibirango bigizwe n'amabara asate? Uzavuge ko ari umweru n'umutuku. Niba kikubaza mu buryo bw'amagambo uzavuge ko ari umweru n'umutuku ibirango. Niba kikubaza mu buryo bw'ishusho uvuge ko ari inzira idakomeza. Ndakeka ko waramusamo be, ndizera ko uramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahinduka ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A, mu mezi 2, B, mu kwezi kumwe, C, mu minsi 15, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa se biranga ikinyabiziga biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu minsi 8. Hano hari ahantu ubone handitse ngo iminsi 8, ntaho. Ubwo nujya mu kizamini akora mu kanya ukabona hari aho bavuze ngo mu minsi 8, uhita ugihitamo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Hano ntabyo bashyizemo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo utugaromori turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese utugaromori turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara risa rite? A, umweru, B, umuhondo, C, umutuku, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhondo. Utugaromori turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umuhondo. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Noneho turi imbere ku kinyabiziga tuba dusa umweru, noneho turi inyuma ku kinyabiziga tuba dusa umutuku, ariko mu mbavu ho tuba dusa umuhondo. Ndizera ko rero waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagaromori kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ese iyo zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A, velomoteri, B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C, amavatiri y'ifasi, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Hari igihe uva mu kizami uzi ko wabikoze ariko utabikoze. Nka kino kibazo neza neza bakibaza kimeze gutya, kuri B bakavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. Bakivuga ngo ifite akanyabiziga ku ruhande, uhita uhitamo ko nta iso cy'ukuri kirimo. Bavuga idafite akanyabiziga ku ruhande, nicyo kiba ari igisubizo cya nyacyo. Urumva ko kantu konyine bahinduyemo gahita gatuma ikibazo gihinduka. Rero wenda weho waba utarabyumvisheho cyangwa ngo ubone ahantu bitandukaniye, ukavamo uzi ko wabikoze kandi wenda utabikoze. Iyo bavuze idafite nicyo cya nyacyo, ifite uhita uhitamo D ivuga ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Hehe? A, mu nsisiro gusa, B, hahegera inyamaswa zikurura, C, hafi y'amatungo, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko icyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ntabwo ari mu nsisiro gusa, n'ahandi hose baba bazikoresha. Zikoreshwa ryari ahubwo? Nka gutya muri kubona hari amagare, hari kuba amarushanwa y'amagare. Ari amagare mbere y'uko atambuka hari ukuntu bakoresha imburira bari kukubwira ko bagiye kukunyuraho kugira ngo ukuri ikinyabiziga wenda nko mu muhanda cyangwa uhigamire. Rero zirambura zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi w'ikinyabiziga ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ubwo nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona wavuze ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, icyo ngicyo uhita ugihitamo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Niba bavuga mu nsisiro gusa uhita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu hano duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tureba wahisemo ndiza ko nikemuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu, bwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka nkufatire kode aho waba rose mu gihugu. Dore turi gusoza ukwezi, bagiye gufungura kode mu turere twose. Na babandi bashaka iza A za hani Busanza, mutwani cyangwa muduhamagare tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, muzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ni pa icishijemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. C, birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. D, parikingi. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Munsi ya kino cyapa uzabona abamotari bahaparitse cyangwa abayobozi b'imodoka bahaparitse, abashoferi. Ariko uba ubujijwe guhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Biba bibujijwe guhagarara umwanya munini, ariko guhagarara umwanya muto ho biba byemewe munsi ya kino cyapa. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Kine ko tukwigisha amategeko y'umuhanda ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789951626. Hari igihe wumva umuntu aguhamagaye akabwira se umaze gukora kangahe, akakubwira ngo umaze gukora kenshi, kamubwira ati none se wareka nka kwigisha, ukumva arakubwira ngo burese nongere njye kubanza nagerageza nka kabiri, ngo nibyanga ngo nibwo nzabagana. Ibyo ni bibi. Turakwigisha ku mafaranga make cyane, ni aba ari nk'ubuntu, ahasigaye ukazagenda gukora wizeye ko ugiye kuzana icyangombwa cyawe. Mutwani cyangwa muduhamagare kuri izo nimero rero tubigishe. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo uburemere ntarengwa bw'emeni bushaka kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubw'umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Kuzihe romoroki? A, romoroki ifite feri y'urugendo. B, romoroki idafite feri y'urugendo. C, romoroki itarenza kilogramu 750. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, romoroki idafite feri y'urugendo. Ese urabyumvishe? Uburemere ntarengwa ntibushobora kurenga 1/2 bw'uburemere bw'ikinyabiziga kiri gukurura romoroki. Iyo romoroki idafite feri y'urugendo, nuko ngo biriya binyabiziga bikururana ukuntu biba bikoze, hari ukuntu aba ari rukururana, ariko umuyobozi w'ikinyabiziga yaba yicaye hahandi imbere akaba yafata feri ikagera no kuri ya romoroki iri gukururwa, akaba yafata feri ayifatiye hahandi imbere, ariko ikagira ingaruka kuri cya kindi kiri gukururwa nacyo kikaba gifite feri. Rero iyo hari gukururwa romoroki ariko iri gukururwa gusa, iyo romoroki iri gukururwa idafite feri y'urugendo, utayifatira feri ngo bikunde. Ikishinzwe ari gutwara ibintu igakururwa gusa, iri gukururwa na cya kindi cy'imbere. Mu gihe rero idafite feri y'urugendo, uburemere bw'iyo romoroki iri gukururwa ntabwo waba ugomba kurenga 1/2 cy'uburemere bw'icyo kinyabiziga kiri kuyikurura. Ndakeka ko ubyumvishe. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Kibazo cya 13 kikabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombeje bice byinshi,
ni iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Turi abantu ntabwo turi amarobo. Ushobora kuba utwaye ikinyabiziga ukumva ugize ibitotsi, wenda wotwara ibinyabiziga byambukiranya imipaka, cyangwa se niko kazi kawe gutwara ikinyabiziga umunsi wose. None wakora iki mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Gucuranga umuziki cyane, ugahita ucuranga nk'amapiyano, kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba, kuva mu muhanda urombejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni kuva mu muhanda uromberejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Murabizi gutwara ikinyabiziga ufite ibitotsi biba byaguteza ibyago by'impanuka. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Wakumva ufite ibitotsi ukava mu muhanda ukagira uruhande ugahagarara ahantu hatekanye, ugasohoka mu kinyabiziga ukagendagenda kugira ngo ibitotsi bishire vuba ubone gusubira mu kinyabiziga cyawe. Ndakeka ko rero waramusamo ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe atangiye kwijima? Ese no kubera iki watangiye kwijima ubona abayobozi b'ibinyabiziga bahita bacana amatara y'ibinyabiziga byabo? Kugira ngo kerekane umuvuduko gagaragare neza, kugira ngo bandi biborohere kukubona, kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga, kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, kugira ngo abandi biborohere kukubona, abandi bakoresha umuhanda biborohere kukubona, baba abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru biborohere kukubona. Ndakeka ko rero waramusamo B. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Nyuma y'umwaka umwe, B nyuma y'imyaka 2, C A na B ni ibisubizo by'ukuri nyuma y'umwaka umwe cyangwa nyuma y'imyaka 2 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, nyuma y'imyaka 2. Uguze ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Icyo cyemezo cy'isuzumwa cy'ikinyabiziga baguhaye nyuma y'imyaka 2 uguze ikinyabiziga, yari ku binyabiziga bikora ubucuruzi kimara amezi 6 ukabona kujya kongera gushaka ikindi. Haba ari ku binyabiziga bidakora ubucuruzi kikamara umwaka. Ndakeka ko waramusamo B. Ndizera ko ariko nayo makuru yandu yamenye. Icyemezo cy'isuzumwa cy'ikinyabiziga kimara umwaka ku binyabiziga bidakora ubucuruzi n'amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, ariko ikinyabiziga gishya kikagenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Ndakeka ko waramusamo B. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ibyo bintu bibaho se? Bibaho byabaho ryari? Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, B mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, na B mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda nk'ikinyabiziga cyawe gishobora kuba cyacitse feri, uhita ucana amatara yose ndangacyerekezo, ari byo mwita ngo ni ibinyoteri, kubera ko ikinyabiziga cyawe gishobora kubateza ibyago. Ndakeka ko waramusamo C. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Tari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo
utugarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa. Tuba tugomba kuba dusa dute? A n'umuhondo, B n'umutuku, C n'umweru, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, umweru. Nari nabikubwiye ku ruhande rw'imbere utugarumuri tuba dusa umweru, mu mbavu dusa umuhondo, inyuma dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, nibajya bakubaza kimwe muri byo cyangwa bakabikubaza byose ujye uhita ubikora, kubera ko mba nabikubwiyeho hakiri kare. Ndakeka ko we waramusamo se, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Inzira y'abanyeshuri, aho ni kuri A. B, abanyamaguru ntibemerewe, aho ni kuri B. C, agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa nukibona uzagihitaho, nugera imbere uhita wabona zebra cross, niko mubyita mu ndimi z'amahanga, aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa kikaba gishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu hakerekana. Nuvuga ngo nugihitaho uzabanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera aho hantu hegereye aho abanyamaguru bambukira. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tujyamo kota n'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda narayibakoreye, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ubonye ukeneye ko hari irindi somo nkwigisha, ryandike muri comment ukande subscribe aho hasi, kugira ngo nindishyiraho uzahita turibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki kandi nawe wifitiye smartphone, kubera ko ikintu cyose nshyizeho iyo wakanze subscribe bahita baguha notification. Na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami cyane, ugera mu kizamini ukabona biriya bibazo byose nagiye postinga nibyo bakwibarije. Kanda subscribe rero kugira ngo ujye tubibonera ku gihe. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Abagomba kubahiriza iki? A, kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. B, kongera umuvuduko. C, guhagarara. D, A na C nibyo bisubizo by'ukuri. A, kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, na C, ugahagarara, nibyo bisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Icyo cy'ukuri nta kindi ni A, kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Iyo ubonye ko hari undi muyobozi w'ikinyabiziga uguturutse inyuma ashaka kudepasa, ukabona ko yatangiye kudepasa cyangwa ashaka kudepasa, wegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Kubera iki wegera iruhande rw'iburyo? Kubera ko iyo agiye kukunyuraho akunyuraho aciye mu ruhande rw'ibumoso. Murabizi kudepasa bikorerwa ibumoso. Rero wegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda kugira ngo umuhe umwanya uhagije ibumoso akunyureho ataguteje ibyago. Ibyo byago haba harimo n'iby'impanuka n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba guhita wegera iruhande rw'iburyo ukamuha umwanya uhagije kugira ngo akunyureho utamuteje ibyago. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho, umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma yatangiye kukudepasa, ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. B, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga. C, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso kikuru wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso kikuri nta kindi ni a. Ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho mu gihe watangiye kukunyuraho, wowe nta wundi muyobozi w'ikinyabiziga uba wemerewe kunyuraho. Kubera iki? Nawe umunyuzeho kubera ko yatangiye kukunyuraho ari ibumoso bwawe, ugiye kunyuranaho nawe waba ugiye kumusanga ibumoso ugiye kumugongerayo. Niyo mpamvu mu gihe batangiye kukunyuraho ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Ndizera ko waramusitamo a, ndizera ko waramusikandika ku papuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba bari gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode aho waba hose mu gihugu, tubwira ubwoko bwa kode ukeneye, utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, utubwira uburyo ushaka kwigamo, ese ushaka kwiga turi kumwe cyangwa ushaka kwiga mu buryo bwa online, ibyo byose byakunda. Ukeneye kwiga mudasobwa, turaza tukayikwigisha mu gihe gito, ukagenda mu kizamini itakubera imbogamizi, cyangwa se mu kazi kawe ka buri munsi ukamenya iby'ibanze wakoresha computer. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.